no kwigira umwana mwebwe murambwira ko uzwanga umuntu akundaga biragoye pe ntukigira umwana kumwanga nta kintu kirimo kigoye uzwanga umuntu akundaga ni ibintu bigoye pe usenge ko namwanze sinamukundaga twabwire nyiri umwana subu ako nyine wihangana byombi nyine nari umwishingizi wa papa nuko bigeze aho mpita na shangazi banga umupango wo kumwica kugira ngo amafaranga azwe tuyabone nyuma y'igihe mama atangiye kuyambaza nawe tubigenza gutyo ubu rero imitungo yose nigiriho kandi uzambabarire pe ntuzanabibwire ahaniye bisobanuye ko ariwe wishe nyine niko ubuzima buba bukwiye kugenda urambabaje pe koko anko wanjye naramukundaga hari igihe kigera nkumva ndamukumbuye cyane uzajya ufata amafoto ye yarebe ubu urumva ibyo bitari ibintu akakwiye kumbwira nese ubu njye ntabwo nanjye rega ndamukumbuye ese si yari papa nawe wakoze ubusa kubera icyo wishe papa wawe basi wenda iyo mumugambanira bakamujyana ariko ntumwice wakoze ubuswa cyane oya mwana nese imitungo ye nari kuyibona gutya ariko urabizi ko nimba ari wowe imitungo yanjye izakujyaho ntabwo izanjyaho kandi aniyahari aniya kandi imitungo ningiriho nzayigusigiraho na mama wawe aniya we unamwihorere uriya we no mu muryango ntawe urimo ahubwo ntakomeza kunshingaho nawe nzafatanya n'andi nawe tumukorere nk'ibyo twakoreye mama na papa mama nawe ibyo bintu urabikurikiza ibyo bintu niko bigomba kugenda mwana wanjye uwo niwo mwanzuro twafashe pe nese aniya ubundi mu mwanzuro ikibuga aniya ese wowe mu mutima wawe nta nubwo bamutekereza amaso aniya ariko kariya gashitsi oya wemwita ishinga pe mbabarira ako aniya uramuzi aniya ndamuzi niyo namuburanye aniya ntabwo ajya yumva mubwire mwana wanjye aniya ntajya yumva ujye umenya ubuzima bwawe aniya wumureke turumvikana mwana wanjye ntabwo neza ariko mubwire ahubwo kankubwire ntituzanye no kugira gutya ngo turi kuganira ngo wifate bishyiremo aniya sibwa nese ubwo aniya naramuka abimenya kereka ari wowe wabimubwiye kuko nta kindi kintu cyazabimubwira aniya azapfa azapfa yego nibyo ako shanga ibuka cya kandi yari amuzi impande bari bafitanye isano ariko rero mama nawe uri umuntu mubi pe nawe nta mutima ugira kuko wabonye uruhinja rwiza nka ruriya rufite ibiseso byiza kubera ko kugatinyuka ukarushoboye ese ne kugenda nayo mwana wanjye ariko mama amafaranga sabiye ubona kuri iyi si udafite amafaranga wakora iki nta nubwo wabaho ndabyumva pe kuba kuri iyi si bisaba kuba ufite amafaranga ufite akazi ukora akazi ukora rero ntabwo wagakwiye gukora muri ibyo bintu by'ubwicanyi njyewe muri no kuvuga ubwicanyi wumva negereye n'ubwoba uwo muntu ukeka ko cyusa ashobora kuba yarapfuye niko biri pe niko biri mwamusize impande rw'amazi twe twavuze ko bamujugunya mu mazi ahubwo agahita amujyana abantu bari kumwica nibo bajya bamushyira impande y'amazi yewe nubwo abo bantu ari abagome nabo bakoreshejwe n'amafaranga
se Abiye ubundi ubona njyewe na Anne tubona tutagukunda murankunda pe ubu se kuba turi kukubwira gutya nuko tukwanze wakemeye amafaranga kahari ukajya umfashe kwanga Aniya ako gikompletiramo nawe njye mbona numva ari nk'ubuzima busanzwe. Kora imagine kubona umuntu wakundaga sheri wawe nkubwiye ngo mwange wabyakunda umva risubizaho uri kuyumva bari ariko nyine harimo amafaranga nta kintu natakora nako ntabwo wamukunda rero njye Aniya ndamukunda hahandi njye nanapfa tugapfana ariko ujya muri kumbwira by'amafaranga yega amafaranga ni meza nanjye ndanayakeneye pe nyine kwiyitaho ariko umwanga rwose sinzi icyo muzakora mwange cyangwa se nutamwanga ubundi kamubwira hantu tureke no kumwinginga umwange nutamwanga nawe uzapfane nawe okay nari ngiye kugerageza ndebe ko bizankundira ubwo nyine nibitagukundira umenye ko ibikundanye bijyanye uzagenda ujyane nawe ase ubundi warambyaye cyane ntabwo wambyaye kuba narakubyaye ntabwo bivuze ko wansuzugura ibintu byose nkubwiye ngo ubyange mama ntabwo nkunda kuba gukunda niyo mpamvu ari kukubwira bino ahubwo sinzi ahantu nawe ugiye kwigira mwaniye ako mwarize kuvuga Aniya muzi ko ahagaze hano ku muryango kuba hahagaze rega nta kintu bitubwiye twe ibyo ngibyo ntabwo bitureba rwose kuba hahagaze hariya yego ntacyo ngiye kubyemera ariko Aniya muciye ahagaze ku muryango arambwira ko icyo namuvugishije nyine mureba nabi ndamuciye ako nyine birambabaje ariko ngiye kubyemera ntarebe ndabyemeye ngiye kumwanga biriya rero birasabwa ko uzajya ubikora buri munsi ntuzongere bibaye byiza nubwo mwazongera kuvugana ubwo uzajya mucaho nigenda niba ngombwa ujye ufata inkoni ukubite nanamwica niyo wakaniga ukenda kukica kakajwigiriza ngiye kugerageza kubikora byatuma agucikaho nawe ntazanagaruke muri runo rugo ariko rero mama hari ikibazo mfite yikiye se mwana nyine hari umuhungu dukundana ariko nyine arakeneye urebye nta amafaranga afite kandi ndamukunda cyane mama mubizi harimo yananasaba ibyo biroroshye nta kibazo hari igihe ajya nsohokana ngakodesha tagisi vatiri nyine ukabona ntabwo birebetse neza nyine mbwira uko mwamfasha nyine icyo kiroroshye reka tugende twere mutasiyo nyine bise nk'aho ari wowe waguze imodoka ya vatiri ya papa nyiguye reka na vatiri ni nziza ni nziza niyo mpamvu ngiye kwiha agakobwa keza nk'ako nishimye cyane ko shabura wenda wakira reka nyine turagukunda niyo mpamvu nyine nkabona Aniya mu mwanya shamuza ubwenge we ubu nanjye ngiye kuzajya ngenda nashimira vatiri twayivimviyemo reka ndi kumwe n'anti ntacyo tutagukorera aje ukuntu njye na mama wawe tugukunda ahubwo nabarangaranye mureke ngende nyine musigare mwinjoyinga nyine ibyishimo genda pe urumva nyine ubwo ngiye kureba ko hari ibyo bateguye mbasange kuri salamanje nyine tutungure yego nta kibazo naramukaje mama ntuzamurebe ngo ntagakene ntabwo uzamureba nawe uzamba burenda kwinjiza ntuzamurebe ngo ntagakene sibyo ntabwo nzabikora mwana we ntuzabikora kuko ndamukunda sana niyo mwana wanjye uri kubona nyine wabyemeye wegukanye n'imodoka cyasigaye uzi ubwenge kira ahubwo reka bubwire ndumva bitinze Abiye ni ukubera ikiba cyose ntuzi ubundi biba bitabyawe Abiye ni iwanyu njyewe nanjye bafana nawe uranyihakanye kano kanya ariko se nkugire ahubwo se bitabyawe ahubwo wari wowe uri uwacu ushaka iki ko nari nzi ko ari we muzima nsigaranye yewe nyihindutse gute kano kanya
nakubwiye ngo mve inyuma mumbwirire wenda yakumva. mve inyuma. Ase wagiye wumva ibyo umwana wanjye akubwira cyangwa nkuhanura se nibwo uragenda? Ndabona wanze kumva, mvira hejuru y'umwana, cara aho wenyine n'ubundi ntabwo uzwi. ni ukubera iki mubuze uburenganzira wenda iwanyu imbere y'umutekano naje mu rwego nakumva ndi ko naje muri famille n'ahangaha ndi iwacu. ntabwo ari iwanyu bizungu, aha ni kwa hasi. ni kwa anko ariko njye ni mu rugo. Wowe ufite ijambo se, ni uwuhe muryango se ukwemeza ko ari iwanyu? njyewe ubwanjye ku giti cyanjye ndabyemeza. Ufite icyemezo kikwemeza ko ari iwanyu? cyane. Ufite ikikwemeza ko ari iwanyu? ndagifite rwose. Ndikumva nawe ushaka gukurikira iwanyu. ase ubundi mama ubundi wajya ubundi ukagakubita ko mbona ubundi ukareba. Reka nze mwereke mwana we. buri gihe muzamuka Nibyo ukwiye, nibyo agakwiye, nibyo ukwiye gupfa, n'ubundi ukwiye gupfa nta kindi. Guza kuburana iby'iwanyu nkaho hari umuntu uhari. Reka mwice kamurangize nkababarire ariko n'undi munsi urambonera rino shyano. mama nawe uri umuntu mubi. Wumve nawe ibyo utangiye. ako mama uri kumva nta soni ufite wowe. mama nawe waba umwishyuza ko waba umuneze we. Nkamwica se ubundi avuze iki? ibishaka gito wabise cyane ko nabibonye. ko wicaye hano ufungurira iki ibyo kurya cyangwa amafaranga njye kureba umukozi wacu ubundi utwara ikintu yagufasha. nese ubundi urubaye njyewe nuruka mu cyaro. mu kihe cyaro se? uragishimira se? nese wageze mu mujyi ute? nageze mu mujyi ute? ni umusaza witwa Karori wagejeje. witwa nde? umusaza witwa Karori. wowe witwa nde? nitwa Mugisha. witwa Mugisha? naribere ko njye kureba ko hari ibyo kurya bihari umukozi wacu akuzanira. wabukoze nese ubundi ko nakwizeyera wambwiye neza ukuntu witwa. njyewe harya ngo witwa nde? nitwa Mugisha. witwa Mugisha? utuye piriya mu cyaro. nese ko mbona ufite ubumuga waravunitse se byagenze gute? narwaye kanseri. urwaye kanseri? utajya kwa muganga? naje hano gufunguza amafaranga n'ibyo kurya ntabwo njyana. nese mwanya yanjye ni ababyeyi ugira se? barapfuye? ko bicanzira wageze kurwaye kanseri wageze hano ute? umusaza witwa Karori wagejeje. umusaza witwa Karori nari waje tukajyana mu rugo ukajya kureba ibyo kurya. oya gusa najya ahantu batazi kugiye kurya ibyo kurya byabo. kanzana nakubarize sisita ko ari amafaranga afite tukurebere byose. nta kibazo. kanza mubaza uratuza mu rugo cyangwa ntamuraza? ndaguma hano. kanza murebe si ugenda. kibwa ariko witabishiriye nawe rwose hano yanjye hariya hanze hari ibiryo. ukaba uri hariya wari marayika. inkweto nakubwiye wazirangije. waziteye umuti? siraje nayihari mu kabati nka siraje ihari. agenda mu gikoni ushaka ikintu cyose kiri bufashe uriya mwana. hariya hanze hari umwana ushaka icyo kurya.
genda mu gikoni urebe mu kabati hose no muri firigo rero ko harimo ibyo kurya. yewe ntabwo ndimo najya biri bigiye murabiyera kuko ndashonje Urashonje se igihe uba warariye wowe mwana wafite ikibazo kanjye kubimwirebera ndakuzi. reka ngende Wibaye ugende kubizana iyo ugiye ndakuzi wowe watubirya ariko ngo wicyo bwe mwagize nyiranda mikoko bijya bivuga ko hano ari iwanyereka aha ni iwacu mwese ntabwo yabona twarakubyaye twe tuzi n'amavuko sibye kuko ari mama wakuzanye akazana iteri kandi tugiye tuteka twarakubyaye ntabwo mwabyaye ariko ikireka njya kumuzanira imbuto yewe aha mukajya kwicara mu gacucu. Ania uri kumamagarira iki Gase nkwamagaye ntacyo ngushakira wagira ureka ukabanza kumva icyo nkuhamagariye ndi kumva nyumvira ako sha gasuzuguro usigaye ufite muri ino minsi shawe biraza gusubizwamo ahubwo nyine umva ikintu nari nguhamagariye ushaka ko hari ahantu tujyana tujye he waburi wagira ureka kumbaza ubusa tugende jya imbere kuko ntabwo nzi ahantu ugiye nese kambanze nyine uransanga ahantu wisate yaturuka niko uri umugabo uri umuhungu ndi umwana ariko se basi wajya unacisha make yo kumva n'icyo ubu se yaje kwicara hano yamfashije kubyubaka niwe wahubatse se wabanje ukamubaza n'ikibazo afite ukabona kumutunganya basi wazajya unumva n'impamvu y'umuntu impamvu kuba afite impamvu se bivuze ko aza kwipangarika ku irembo iwacu nese ntabwo yagufashije wapi ko namwohereje ngo aze kukureba se inde wohereza kibwa yaragiye kumuha iki ibiryo yambwiye ngo afite ikibazo mumbabarire rwose ibigo nabyo wishyuye sigo nabyo nishyura ariko nawe ntabwo ubyishyura nubwo nabyo nishyura ubona amasenge abizana se ngo ntitubisangire niba ari bizana se kandi njya ni wewe ibyo ntabwo bindeba rata njya kubisanira ngo natugende mu nzu umva imbere kagomba kumufasha n'ukuri kw'Imana imbere ndamukora ariko mana wowe uri kubona adafite ikibazo muciguka mwese umukobwa yabaye ase wajya ureka tega basi muhaguruke ngiye kamubwire narakwiyamye ariko nzira iki koko ariko ibyo nkorera ahangaha ubundi bibatwaye nese ubundi usibye tiyana ugira umutima mubi njye nta kibazo wakicarana hano waza no mu rugo ukagenda cyane aha ni kwa se yicaye wese ni kwa se nese ni kwa nyoko niyo mpamvu ahantu nabaga bambujije gukuramo umupira ibyo biratureba basi ni mu ndebe wireba ubu